uyu munsi ushobora kuba ufite umuntu ugusengera, ariko hari igihe kizagera ukabura umuntu ugusengera. Ukabyuka mu gitondo ukamushaka umufite ugasanga nta mwanya afite, wafata Bibiliya ugasanga nta Bibiliya ihari uko wayitekerezaga, ntabwo ariko imenyereze gusenga kuko hari igihe bizaba bitagikunda. Aleluya! Tuguhaye ikaze kuri MTV mu kiganiro ijambo ry'Imana niryo sanamitima. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana turifashisha ijambo riri mu gitabo cya Yesaya, igice cya 55, turahera ku murongo wa 6. Haranditse ngo mushake Uwiteka bigishoboka, uko abonwa mumwambaze akiri bugufi. 7 umurongo wa 7 handitse ngo umuntu mubi areke inzira ye, nugira nabi areke imiterere ye, agarukire Uwiteka nawe azamugirira imbabazi. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose. Ibyo mutekereza si byo ntekereza, kandi inzira zanjye si zo zanyu, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko n'inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo ntekereza bisumba ibyo mutekereza. Aleluya! Ibyo dutekereza ntabwo ariko Imana itekereza. Reka tumaze dusenge. Mwami Nyir'ingabo, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko duhaye akanya nk'aka ngaka kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo tugushake bigishoboka bukiri ku manywa kuko bugiye kwira, kandi nitukugarukira nawe uzatugarukira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dushoboze kuvuga ijambo ryawe ryera. Ubwoko bwawe tugiye kuganira rino jambo, ubahereza imbaraga zo kumva rino jambo, kandi nanjye umpereza imbaraga zo kugira ngo mvuge ibyo vugishijwe nawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu, ndi imbere y'iyi kamera. Urakoze Mesiya. Abumva kino kiganiro bari mu turere dutandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda, abumva kino kiganiro bari mu hanze y'igihugu, ubashoboze ubahereza imbaraga. Abari mu bihugu bitandukanye, izina ryawe reka ryamamare ku buzima bwabo. Urakoze Mesiya, urakarama. Ingoma yawe iragahoraho nk'uko ihoraho. Icyubahiro cyawe kiganze mu gihugu cyacu, kandi kiganze ku mibiri yacu no mu muhamagaro wacu. Uduhagarikeho waduhamagariye mu izina rya Yesu, amen. Ndongera ndagushoboje mu izina rya Yesu. Njye nk'uko mubimenyereye ni Emi mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake Uwiteka bigishoboka. Iri jambo ry'Imana ririmo riratubwira ngo dushake Uwiteka bigishoboka, kuko muri Yohana haranditse ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kuko dore bugiye kwira. None hano haratubwira ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abona. Haleluya! Mureke inzira zanyu mbi, tureke ubugome bwacu. Murihangana, nakoresheje Bibiliya y'Ikinyarwanda, ntabwo nakoresheje Bibiliya yo mu Giheburayo. Mureke ariko muri taburo mubonye ko nakoresheje amagambo yo muri Bibiliya y'Igiheburayo. Murihangana, turaganira ijambo ry'Imana. Mureke ibyo mwibwira ababi bareke ubugome. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iratubwira ngo niba ufite muri wowe ikintu gituma utandukana n'Imana, ukaba ufite ikintu gishobora gutuma udahura n'Imana, ukumva muri weho hari ikikubuza kuba washikirana n'Imana, uri kure y'Uwiteka, ndetse Uwiteka ntabwo muri kumwe. Kuko Uwiteka ijambo rye riratubwira ati ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Imana ni ukuvuga ngo ihorere tayari, yiteguye kwakira umuntu wese uri buze kuza kubisaba imbabazi, akayishakisha umwete. Kuko iyo ntekereje iri jambo, mpita ntekereza ku mateka y'umugabo witwa Mose. Ngo Mose Imana ngo yagize ishaka ryo kurwanirira Abayisiraheli, bituma Imana ishira imbaraga muri we. Ariko nubwo ryari isezerano rye yuko azavana Abayisiraheli mu gihugu cya Egiputa, ariko kuba yaragize ishaka muri we byatumye Imana imuhereza izindi mbaraga. Bivuze ngo nawe hano nugira ishaka, ukegera Imana ukayishaka mu maso bigishoboka. Dore kuko bugiye kwira, kugeza aho umuntu azashaka aho asengera akahabura, kugeza aho umuntu azashaka igitabo asoma kirimo ijambo ry'Imana bikamucanga, agasanga byaravangavanzwe. Uwari uzi ko gusambana ari icyaha, agasanga gusambana byarejejwe. Dore igihe kirageze yuko ibizira bagiye kubyeza, hanyuma bamara kubyeza imbaraga z'Imana zikanamuka
mu bihamagaye, ariko abahamagawe n'Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, ntabwo bazigera banyeganyezwa n'umunsi n'umwe. Hari intambara zizavuka, hari ibizitwa ko byabaye ibyiza imbere y'amaso y'Imana, ariko ni abantu bazaba babyejeje. Niyo mpamvu ijambo ry'Uwiteka ritubwiye ngo mushake Uwiteka bigishoboka. Mufate ibitabo bya Bibiliya musome, mwibikemo ijambo. Mufate ibitabo by'indirimbo, mwige indirimbo, mushire ibihe muri mwebwe. Hanyuma igihe nikigera cy'ibyo bihe byo kuba umuntu atagisenga, atakibasha kubona aho asengera, cyo kuba umuntu atazaba agifite umushumba umushumbye mu idini amwigisha, wicara kwigisha, icyo gihe ibyo wabashije gusoma bizabasha kukwinjiza mu kindi gihe, bikwinjize mu kindi kirere. Icyo gihe niwe uzaba ufite agaciro, kuko washatse Uwiteka mu gihe byashobokaga. Mu gihe bitazaba bigishoboka rero, abandi mu gihe bari kwirara, abantu bafite umwirare, nshuti yanjye, wowe ufite igihe cy'umwirare uvuga ngo haracyari igihe, igihe kiragushiranye, kuko Bibiliya niyo ibyivugira, avuga ngo mushake Uwiteka bigishoboka. We kuzana ibintu by'ibyitwazo, we kwizanira ibintu by'ibyishingikirizo, Bibiliya iratubwengerega nzibyo nibwira kubagirira si ibibi, ahubwo ni ibyiza. Imana izi ibyo yibwira kutugirira. Wowe wifata Imana ngo uyereke ibyawe, kandi Imana ishaka kumanza kuyishaka. Wamara kuyishaka nawe ikamenya uruhande ugamiyemo, uhagazemo, n'uruhande wicayemo. Imana igakora icyo igomba gukora mu buzima bwawe. Iyi Mana yacu nta gahunda ifite yo kudutererana, kuko ivuze ijambo rikomeye cyane ku murongo wa 7. Haravuze ngo umuntu mubi areke inzira ye, nugirira nabi areke imiterere ye, agarukire Uwiteka, nawe azamugirira ibambe. Ni ukuvuga ngo umuntu mubi wese ukora ibyaha byose, usambana, uroga, ubesha, ukora buri cyaha cyose uwifuza, ubesherana, ibintu byose by'ibyaha usoma mu mategeko, ko amategeko atubuza ibyaha byose, ukabireka ugasanga Uwiteka nawe azakugirira ibambe. Niko Bibiliya itubwiye. Bivuze ngo nta muntu uzigera ushaka mu maso y'Uwiteka ngo azahabure. Bibiliya iravuga ngo munyure mu irembo rifunze, kuko ngo irembo rifunze niryo rijyana abantu mu ijuru, ariko irembo rifunguye rijyana abantu mu irembukiro. Bivuze ngo hari ibyo tugomba kureka bisa n'ibintu bidufitiye inyungu bigaragara, bituma tudahura n'Imana, cyangwa se tukabyima igihe kinini, ariko igihe kinini tukagihereza Imana, tukibuka ko Imana ariyo ishobora byose. Nzibyo nibwira kubagirira si bibi, kandi si bibi. Haleluya. Imana yibwira kutugirira ibintu byiza. Nshuti yanjye, Imana yibwira kukugirira ibintu byiza. Imana ifite umugambi mugari ku buzima bwawe, ariko icyo ijambo ry'Imana tuvuga ngo mushake Uwiteka bigishoboka, mushake Uwiteka kibonwa, kuko bugiye kwira Uwiteka nakomeze kubonwa, ariko abamufite muri we bazakomeza kumutunga. Naho ibibazo, naho intambara zizaba zihari, bafite Uwiteka bazaba bameze nk'imisozi ya Siyoni itarigezwe inyeganyezwaho, kuko igihe kirageze ko abafite Uwiteka bagaragara mu gihugu, abafite Uwiteka bagaragara ku musozi batuyeho. Intambara bahura nazo Uwiteka akaba ari usobanura ko ashoboye kuzirwana. Iri jambo riri mu gitabo cya Yesaya rinyibukije ibihe mperutse kunyuramo. Tekereza, narumvishije amakuru acaracara avuga ukuntu Abayahudi bicaye bakoresha inama, baravuga ati mu gitabo cy'isezerano risha, uhereye mu gitabo cya Matayo ukageza mu cy'ibyahishuwe, kuva iki gitabo cyaza cya kabiri, hari intambara cyazanye, bivuga ngo hari n'umugisha cyazanye kuba cyemera. Ni ukuvuga Abayahudi bavuga ko kuva igitabo cyaza cyatangiye kubafata nk'abantu bari mu kato, kuko iyo iki gitabo kivuga kenshi humvikanamo izina Yesu. Iyo harimo havugwa izina Yesu, Abayahudi uhereye kera kose ntabwo bigeze bemera Yesu. Kandi iyo mu gihugu cya Amerika harimo Abayahudi benshi, mu gihugu cya Amerika bicaye bafata umwanzuro bashoramo amafaranga, bumve ko gushaka Uwiteka bigishoboka aricyo Imana yashatse kuvuga, kandi ibihe bigiye kudusohoreraho. Hanyuma baravuga ngo iki gitabo turemera dushore ibishoboka byose,
hanyuma kino gitabo nitumara gushora ibishoboka byose cy'isezerano rishya kibarirwa muri Bibiliya, iki gitabo cya kabiri cyitwa isezerano rishya kivuga izina ryitwa Yesu, tugicemo hasigara isezerano rishya na isezerano rya kera. Niki bishaka kugaragaza? Birashaka kugaragaza ko isi itagikeneye Yesu bivuye mu mbaraga z'Abayahudi. Ibi bintu kandi icyo nzi cyo bizasohora, kuko iyo usomye ijambo ruri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hari inkuru ivuga y'ukuntu Pawulo na Sila basohokeye mu gihugu. Icyo gihugu basohokeyemo basanga umugore waraguraga akoreshwa n'imbaraga z'abapfumu n'imbaraga z'abadayimoni. Ngo bagezeyo, ngo Pawulo ngo agezeyo, ngo uwo mugore ngatangira kubwira abantu kwivugamo, aravuga ati aba bagabo nabo kuri bari kuvuga inkuru z'ukuri kandi inkuru z'agakiza zifite umumaro. Pawulo agira iyerekwa, amenya ko ari abadayimoni bamurimo bari kumuvugisha bateshwaguje. Hanyuma ngo Pawulo ngarahindukira, ngo yaranze kuvuga, Pawulo yaranze kugaragaza ko ari umuhanuzi, aho aragenda avuga ubutumwa bwera ariko yaranze kugaragaza ko ari umuhanuzi. Ariko Pawulo ageze aho ntiyakihanganira iby'uwo mugore yavugaga. Pawulo arahindukira kuko yarakomeje kubazengereza, nubisoma uzabisangamo. Pawulo ngarangije aravuga ngo mu izina rya Yesu ndavuze ngo abadayimoni bakuvemo. Ukuvuga ngo niba Pawulo yarategetse ngo abadayimoni bamuvemo, arabamuvuyemo, yagombaga niba amadayimoni ari Yesu ubamuvanyemo, yagombaga guhindukira agakorera umuvanyemo abo badayimoni. Hanyuma ngo uwo bita abari aho bose bari bafite inyungu muri icyo gikorwa, bafata Pawulo na Sila bajya kubafunga. Nicyo bazize. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga ko ababafashe ari Abaroma, bavuga ko ibyo Pawulo akoze batabyemera. Hanyuma ni ukuvuga ngo hari Yesu afite byinshi bimurwanya. Abayahudi barwanya Yesu. Niyo mpamvu hari amakuru acacara nuza uzanayumva avuga ko Bibiliya igiye kuvanwamo igitabo cy'isezerano rishya. Urasabwa gusenga, ukuzura imbaraga z'Imana, ukuzuza ijambo muri weho. Ntiwite ku bigeragezo biri ku ruhande rwawe, ntiwite ku bibazo, ntiwite ku miryango yagutereranye, ntiwite ku babyeyi bawe, ntiwite kuri barumuna bawe, kuko imiryango nta hantu yakugeza Imana itabishatse. Kandi Imana yabishatse udafite imiryango, Imana yakuvana mu buzima bumwe ikagushira mu bundi buzima. Imana yacu irashoboye. Ni ukuri iri jambo rivuga ngo dushake Uwiteka bigishoboka, ni ijambo rigeze mu gihe cyaryo, kandi ni ijambo riri ku isaha yaryo. Ni ukuri aho wicaye hose, uri mu Rwanda, uri hanze y'igihugu cyacu, shaka Uwiteka bigishoboka. Mama, shaka Uwiteka bigishoboka. Papa, mukuru wanjye, shaka Uwiteka bigishoboka. Sister, shaka Uwiteka bigishoboka aho wicaye aho ngaho. Imana nuyishakana umwete, ni ukuri ntabwo izagukoza isoni. Nubwo ubona ubuzima bwanze, nubwo ubona hari aho yakuvanye ikagushira mu buzima buryoshye ukayitererana, ariko niyo ibasha kuguhereza ibikomeye ikongera ikabikwambura, komeza ushaka Uwiteka. Wowe umufite mukomeze, kuko ibihe bigeze, tugeze mu gihe cyo kugendana n'Uwiteka Imana Nyiringabo ishobora byose, tukagendana n'imbaraga z'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo w'i Nazareti, wamennye amaraso ku bwacu akaducungura. Mu gihe abandi barimo barwanya imbaraga z'umwami Yesu. Kandi Yesu uyu tuvuga, Yesu wazuye abapfuye, Yesu wahumuye impumyi, Yesu wahagurukije ibimuga, uyu Yesu aracyahari. Igihe kizagera, Yesu igihe bazaba baca kino gitabo, hazaba hari imbaraga Imana yohereje mu bagaragu bayo, kugira ngo aba bagaragu batunge imbaraga zihambaye. Uzaba avuga Yesu, azaba avuga Yesu, azaba ari igiharamagara, ariko azajya avuga Yesu, isi yose imenye ko hari umuntu uvuze izina Yesu. Yesu wamenye ntiwemere kumutakaza. Hari amajwi y'abadayimoni ashaka gutakaza izina Yesu. Hari amajwi y'abadayimoni ashaka gutakaza umwami Yesu. Hari amajwi y'abadayimoni akwereka ko ntacyo uzageraho kuko usenga. Hari amajwi y'abadayimoni, ayo yose Imana yacecekeshe ku buzima bwawe. Uwiteka umushakishe umwete n'umutima wawe wose, Uwiteka uzamubona kandi azakugirira neza. Ibyo twibwira ntabwo ari ibyo Imana yibwira. Uko imvura na sherege byose bimanuka mwese bikagwa bigatosa ibyatsi, niko n'imigisha y'Imana ingana, niko Bibiliya ivuga.
ndeka imigisha y'Imana ni myinshi ku buzima bwawe. Icyo upfa bika Uwiteka Imana mu mutima wawe, umushire mugendane nawe. Nabi Dodomu yabitse Uwiteka mu mutima we ubwo bamwoherezaga isanduku y'Uwiteka, bibwira ko iramwica, ariko isanduku y'Uwiteka ihindura amateka mu buzima bwa Dodomu. Rero ndagira ngo muri uyu mugoroba aho uri hose Uwiteka akongera imbaraga, mu gihe ugifite uburyo bwo gupfukama ugasenga Imana, mu gihe ugifite amaso yo kurambura igitabo cyawe cya Bibiliya, urambura igitabo cyawe cya Bibiliya. Numara kurambura igitabo cyawe cya Bibiliya, usoma amagambo y'Uwiteka uyagwize, ushira amagambo y'Uwiteka muri wowe. Ijwi ry'Uwiteka ryabwiye Ezekiya riramubwira ngo Ezekiya, bumbura akanwa kawe. Nuko Imana yashakaga kumushira umuzingo w'igitabo muri we kugira ngo azagende abwire ubwoko bw'Imana. Ezekiya Imana iramukoresha. Nawe garukira Uwiteka arakugirira ibambe. Reka ibyo uzahurimo, reka ibyo ugezemo, ubuyobe ugezemo. Yego warasengaga ariko umaje kugabanyuka gusenga. Yego ibyaha byaragutwaye, intambara zaragutwaye, ureka Uwiteka. Yego umushumba yaragucumuje, yego ubuzima urimo bwaragucumuje, yego imiryango yaragucumuje, ariko izina ry'Uwiteka reka ryamamare ku buzima bwawe. Ureke kwirwanirira, ureke Uwiteka Imana aba ari ukurwanirira. Uyu mugoroba Imana ikeneye kugira ngo uyihereze umwanya, uve mu byo kwirwanirira ikurwanirire. Uyu mugoroba hari imbaraga z'Imana zishaka kukurwanirira. Uyu mugoroba hari ububasha bw'Imana buje muri weho. Uyu mugoroba hari ubutware bw'Imana buje muri weho. Uyu mugoroba Imana ize ivugurura ibitavuguruwe ku buzima bwawe. Uyu mugoroba imbaraga z'Imana zitembere mu buzima bwawe. Uyu mugoroba ubushake bw'Imana bukore muri weho. Uyu mugoroba gukora kw'Imana kuganze mu mutima wawe. Uyu mugoroba ishaka ryo guhagurutwa n'Imana rigere muri weho. Uyu mugoroba idarapo ry'Uwiteka Imana rizamurwe ku buzima bwawe. Uwiteka Imana nyiringa birashaka kureka kwirwanirira aho ugeze. Warirwaniriye byaranze mama, warirwaniriye byaranze papa, mushiki wanjye warirwaniriye byaranze, wabyaranze mukuru wanjye warirwaniriye byaranze, murumuna wanjye warirwaniriye byaranze. Hereza Imana umwanya, hanyuma Imana ikurwanirira urugamba udashoboye. Imana niyije mu rugamba rwawe kugira ngo ikurwanirire. Icyo Imana ishaka, irashaka ngo uyishakishe umwete, wowe utarakizwa ushakishe Uwiteka ntakibonwa, kuko igihe kigiye kugera abamushaka bamubure, kandi bamubure Uwiteka ahari. Ariko abamumenye bose yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ndetse no gukandagira inzoka na sikoropiyo. Ni ukuvuga ngo abamufashe nk'uko ari umunyembaraga, bafite imbaraga ziri muri we zahoze muri we. Bibiliya iratubwira ngo imbaraga zazuye Yesu n'imbaraga ziri muri twebwe. Izera ko imbaraga yazuye Yesu n'ibiri muri wewe, nicyo cyatuma nta kintu na kimwe cyakemuka ku buzima bwawe. Imana irashaka kuyizera. Insengero zitarafungwa, Bibiliya zitarafungwa, fata umwanya wawe usenga Imana. Inshuti zitaragutererana, fata umwanya wawe usenga Imana. Hari igihe kizagera ukifuza gusenga ukabibura. Nukuri si ngombwa ko uhuruza amahanga ngo uyabwire ngo ugiye gusenga. Si ngombwa ko uhuruza amahanga ngo uyabwire ngo ugiye gushakisha Uwiteka. Ahubwo bwira abantu. Umuririmbyi yararimbye ngo yaravuze ngo yaririmbye indirimbo nziza, aravuga ngo mugende mu misozi mubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Mugende mu misozi mubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Uwiteka arimo araguhamagarira kumushakisha bigishoboka. Wowe wamushakishije ukamubona, bwira n'abandi ujye mu misozi ubabwire be kujya mu muriro batazarimbuka, Imana ikazabakubaza. Dore Bibiliya zigiye gufungwa, dore Imana ihagurukije intambara nyinshi, dore insengero zizafungwa, ariko Imana washize muri wowe nawe uzayifunga. Imana washize muri weho izagutambutsa aho utazitambutsa.
dore imiryango izakwihakana, dore intambara zizaba nyinshi kuri wowe, ariko ntuzemere gutakaza ijwi ry'Uwiteka Imana, ntuzemere gutakaza Uwiteka Imana wamenye, ntuzemere gutakaza inzira ifunganye wemeye, n'ubundi uzayikomeze urebe iherezo ry'iyo nzira, ni iherezo ryiza. Yesu azakurengera, ntago azagukoza isoni. Imana yacu irashoboye. Reka dusoze mu kiganiro cyacu, dusoze dusenga. Uri Imana nziza, urashoboye. Imisozi irareduka iyo ijambo ryawe rije, inyanja zihagarika imiraba iyo ijambo ryawe ribaye. Izina ryawe iyo rivuzwe, abazimu n'abadayimoni bariruka. Umuntu wese uteze amatwi iri jambo Mana, umuntu wese twabanye mu ijambo ryawe Mana, reka imbaraga n'ubutware byawe bibe muri we. Reka gukorana nawe bya hafi Mana bibane nawe. Reka inzira ze zari zifunze uzifungure. Uwari ufite urugo Mana rwubatse ku musenyi, umuhindurire urwubake Mana ku rutare. Uwari ufite indwara zitandukanye, abaryamye mu bitaro bitandukanye, abafite amadeni atandukanye, abafite intambara zitandukanye z'imiryango, abashatse mu miryango itabakunda Mana, ubahereza imbaraga zo kwihanganira ibyo byose. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, abari mu mashuri babona ko bidashoboka, imbaraga zawe zonyine nizo zibasha gusobanura ibidasobanutse. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mucunguzi, genda ureba abarwayi, abafite abarwayi Mana, ugenda ubarwanirire, abafite intambara zitandukanye, abari wowe wenyine Mana ubasha kugira icyo wakora, abafite ibibazo Mana bibarembeje, abatendebutse bavuye mu murimo wawe, abahagurukiwe n'intambara Mana bari ku murimo wawe, ni wowe wenyine wo kubavuganira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ureka umuntu wumvaga iri jambo wari mu Rwanda, ari hanze y'u Rwanda Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuri we. Kandi iri jambo Mana utubwiye, uratubwira ngo tugushake bigishoboka, tugushake bigishoboka, hakigaragara hakiri ku manywa. Reka buri muntu wese umushiremo umuhate wo kugushaka. Uwari uguye Mana wongere umuhagurutse. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze Mesiya mwiza, urakoze kushoboye byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen.